reba iyi minwa nurangiza urebe n'iyi ngiyi, urabona ko bitandukanye. Dore before iminwa y'ifoto bampaye nuko yari imeze, reba uburyo nayihinduyemo. Ni ibintu byoroshye, nawe ngiye kwerekana uburyo wakora ku ifoto yawe umunwa ugamera nk'uyu nguyu, bigasa neza, ukaba wakitera ka lipstick kandi nta kari kariho, nta nako wigeze, nyine ukaba wabikora gutya, nawe ukaba wikora agafoto nk'aka ngaka karyoshye kameze gutya neza. Ubwo dutangire nkwereka uburyo nabikoze. Kadusibe dukuremo nkwereka uburyo nabikoze. Mbere na mbere ukempotingamo ifoto ni gutya ibimeze. Ni gutya ibimeze, wowe gutya niko ugishyiramo ifoto, ni gutya ifunguka. Hano ikintu uhita ukora, uhituza hano kuri no tool iyi ngiyi, ugakanda hano right click, ugahitamo iyi ya mbere pen tool. Iyi ngiyi niyo turi bukoreshe. Noneho kugira ngo ufate neza ukora icyo bita zoom, ufata control plus gutya, niyo zoom, kongera ku buryo nyine umunwa uwubona neza nyine, kugira ngo hataza kugira akantu na kamwe kagucika kuri uyu munwa. Noneho ikintu ukora, uhita uhera mwene hano mu mpande gutya, ugahita uza ugakurikiza aha gutya nyine. Izi nizo step nziza zo guselectinga, naje nkwereka uburyo tubikora neza. Ugahita uza ugafata n'aha, aha ngaha gutya, uri kubibona. Noneho warangiza ugahita wongera ukaza ugafata hano, ugakanda right click hano, ugahitamo iyi ngiyi ya gatatu, iyi ngiyi ukayikandaho gutya. Noneho hano ikintu uhita ukora, uhita uza ukajya noneho uringaniza neza, ukabireshyeshya. Ugahita uza hano gutya, hano gutya, ku buryo nyine biringanira neza. Ugahita uza hano ukamanura gutya, ukamanura gutya, ukageza aha, n'aha naho ukazamura gutya. Aba ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bigoye. Ubu nibwo buryo bwiza bwo guselectinga bworoshye. kandi gusa nkwibutsa ko nimba aribwo bwa mbere ugeze kuri no channel, wibuke ukore subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo menshi akurikiraho. Kandi na comment yawe ni ingenzi, irakenewe, uyandike unavuga nuko uri kubona iyi video. Noneho hano rero ugenda uringaniza nyine gutya, ku buryo uwo making sure neza ko karimo neza. Kaza gutya, urabona gutya karimo neza. Bayo urangije rero, ukimara guselectinga nka gutya, urabona ko turangije. Hano rero ikintu uhita ukora, uhita uza hano hejuru, hano handitse selection, ahangaha hano hejuru, hano sinzi niba uri kuhareba, hano niho uhita uza ugahita ukandaho gutya, hahita hazamo imibare hano, umaking sure ko hano handitsemo 10, uhita wandikamo hano 10, making sure ko ririmo, ugahita ukora okay. Urabona ka kantu ka turi guselectingisha kavuyeho, reba kajeho mwene kano rero niko dukoresha, niko kabikora neza cyane. Hano ikintu tugiye gukurikizaho, hano urabona ko gahita kaza handi wa selectinze. Hano ikintu tutadukora, uhituza ugahita ukanda hano, ugahituza hano handitse layer, hano muri layer ahangaha ugakandamo gutya, ugahituza hano handitse new, ugahituza hano muri layer, ugahituza hano handitse new, ahangaha ugahituza hano handitse layer view copy. Ahangaha ushatse wakora control G mu buryo bworoshye, cyangwa ukaba wakora muri ino nzira inyuzemo, ugakandaho gutya. Urabona hise hifroma indi layer y'umunwa, umunwa wacu hise wikorera indi layer hano, uhise wikorera indi layer hano. Kanze none nkwereke ikintu uhita ukora, uhituza ahangaha, aha mwanga, ugakanda right click hano, ugahituza ugahitamo ino select pixels, ingi ukayikandaho gutya. Noneho ikintu hano uhita ukora, uhituza hano, urabona ko kakantu kacu kagarutseho kandi kari kavuyeho hano. Ikintu uhita ukora, uhituza ahangaha, ugakandaho gutya, ugahita uzamuka hano hejuru, hano handitse solid color, ahangaha ugahitamo color. Urabona ko harimo umukara, umunwa wacu isuba umukara. Hano turandika ni code dushyiramo, niyo nziza yo ku munwa, urashyiramo, uyandika hano hasi, urashyiramo A B 0 enye gutya.
iyi ngiyi niyo ntuza nziza y'umunwa. Urabona ukuntu umunwa wacu ihise umera. Nizere ko turi kugendana guys, nagira ikintu na kimwe kigucika. Dore uyu umunwa wacu uri kumera handi twagiye duselectinga. Hano ikintu utukora rero itukanda right click n'ubundi hano kuri rino layer iyi ngiyi gutyo ukayikandaho, ugahita uza hano handitse blending option ahangaha hano hejuru ugakandaho gutya. Ugikandaho urategereza akanya gato gutya, none urabona ni gutya kaje ukegeze ku ruhande kugira ngo ubone umunwa wacu neza nagira ikintu kigucika. Uhita ufata hano gutya ukurure. Urabona hari kuzamo ahantu h'umukara harimo igicucu. Uyu mukara ari wandi ufata ahantu harimo igicucu ku munwa wandi harimo igicucu gutya ku buryo nyine kigaragara gutya hano gutya ku buryo kigaragara gutya urabona kiragaragara neza. None hano hari umweru ni ukutuma nyine umunwa usa nk'unyereye nk'uriho amavuta. Reba ni inkurura gutya urabona hari kujyaho utuntu tumeze nk'amavuta ku munwa ye, utuntu dusa nk'utuyaga tumeze nk'amavuta gutya hano ni fresh. Hano ikintu tukora rero tukagarura akantu kacu ugahita ukora hano kuri OK gutya biba biri kuba gutya biba bimeze neza gutya umunwa wacu umeze ni sawa. Ikintu tukora rero urahita uza hano hejuru hano handitse normal ukandeho uhitemo iyo bita multiply iyi ngiyi gutya. Urabona umunwa wacu uri kuba nk'ibintu bya nyabyo neza cyane. Hano ikintu dusigaje kwitaho na aya menyo aya menyo rero buryo turi buyiteho, urahita uza hano kuri brush ahangaha uhitemo ino brush uhita uza sasa rero tujye guhanagura amenyo, ariko gusa ukamakinga sure ko kano kantu kari hano ugakanda kuri kano k'umukara, ugahita uza rero kuri no brush yacu. Ikintu ukora uhita wongera ugakora control J ukazuminga hatagira iryinyo kuri no ryinyo utaza gufata ahantu hatariho, kandi dushaka gufata iryinyo gusa ugatangira ugahanagura gutya. Hano uhita wongera ukazuminga kugira hatagira akantu na kamwe kagucika cyangwa ugafata ahatariho. Urabona gutya akantu kose k'umutuku kari ku ryinyo kose uragahanagura gutya. Ariko gusa ikintu witondera umakinga sure ko utafashe ku munwa, uri gufata amenyo gusa ariyo nyine uri guhanagura gusa. Nizere ko wakoze subscribe, kandi gusa ntihazagire n'indi somo na rimwe rigucika. Hano amasomo nkwigisha azajya gufasha kandi neza cyane. Hano urakomeza ukihanagurira gutya, ariko gusa ukamakinga sure ko udafashe ahantu hatariho gutya, ugahanagura neza ugahita uzana na hano naho ugahanagura neza cyane gutya ni sawa. Wangiza ugahita ukora zoom out ni control minus gutya ukatongera ugakora control plus ukazuminga gutya biryohe gutya. Reba ifoto y'umuntu wacu baduhaye, reba uburyo tuyikozemo. Dore uburyo bayiduhaye imeze gutya, bayimpaye imeze gutya, ariko reba ukuntu nyihinduye. Urabona ni mu buryo buryoshye, akantu gafoto kacu karase neza. Nimba ari bwa mbere kora subscribe, kandi gusa comment yawe ni ingenzi, unyandikire n'ikindi kintu wumva ushaka nakwigisha hano muri Photoshop kandi cyagufasha, cyangwa sina Photoshop website zose cyangwa software zose uzi wambwira nagufasha nta kibazo. Urakoze cyane.